Mbese neza uvuye shambo yarahe kwa Prisca Prisca njye nsigaye mwanga pe mwangira iki sigaye yirata sigaye yigira ukuntu njye nsigaye mwanga mani wagira ko kwanga undi mwana cyane ndamwanga murasange nagahura naye shanya maro ko ushatse wajya umukunda kuko n'umwana mwiza njye Prisca nsigaye mwanga rwose nta nubwo ngiye nyishaka no kumara amarasange nagahura naye umva ngenda mwishima kuko turahuza neza pe shangiye simuza nawe mva simba nshaka no kumureba doni ese mupfiki noneho nabonye ngo gaturuka no mu bakire nyine wabo ntabwo ari abakire cyane pe barifashije ngenda mwanga nushaka uzana bimubwiye ngenda mwanga mva simba nshaka no kumureba shangewe mva mwiyumvamo kuko ahubwo cyangwa se umwangira iki ntabwo yirata pe ni umwana mwiza araha abatuje reka ngewe iyo mubonye gutya nikaraga no mu muhanda ngiye mbona rusazi noneho rusigaye ruharahara ku marembo y'iwabo noneho ejo bundi numvise ngo na Prisca noneho ngo yari yaguye igihumure nimba rwari ruri kubateza ibyo bibazo ntabwo mbizi nanjye nsigaye mbona hari ibibazo byinshi pe menya ruriya rusazi ariko noneho narumvishe ngo na papa wawe yaragiye papa wawe yarabataye menya ruriya rusazi rutera imyuka mibi muri ruriya rugo pe njye n'ibindi rwose ngiye bagumana ibyaha nafunze tugira dore hano ndi mu turimo ntabwo ndaturangiza mutegere ndi mu turimo hano hantu nimarangiza nibwo ndibuza kure Queen mani ngayihangana hari ibintu ndi kwibaza nibihe Prisca ndimo ndibuka basi niba ari cya gisazi cyanabaye niba ari ngayihangana sibyo ubuzi ibintu ndi gutekereza muratekereza iki Prisca ese ndi gutekereza niba ari cya gisazi koko cyanabaye kiriya gisazi se ntabwo ari cyo Prisca sinzi gusa cyazo ntabwo nabyizera ko ari cyo ntabwo ari cyo Prisca ubwo rero sinzi kumva kuko niba ari cya gisazi ntabwo ari cyo Prisca wakarese tukabimenya oya nshaka kuba ni njyenyine abanza nkitekerezaho nkumva koko niba ari oya ihangane se tujye mu rugo kuba uri hano ntabwo ari byiza mbanze mbitekereza ngaho ibaze cya gisazi n'ukuntu nyanga nasi sinakubwiye ko atari cyo ntabwo ari cyo ariko nise kamubaza uri kuvuga ko atari cyo sibyo yego ndabyumva ko atari cyo ese ninde uzi uko nageze hariya nawe ubizi ariko ntabwo ari cyo gusa kiriya ujya ubona kiva hariya mu rugo ujya ubona cyaba sinzi nanjye sinzi uko nageze hariya gusa uko ndi kubyibuka ni ukumva ndaharimo isura yacyo kuko aseka mubaze ntabwo uzi igitenge gikunda kuba gifite igitenge rwose ntabwo mba mbyitaho kiriya kintu ntabwo nyanyitaho kiba cyicaye hariya mu rugo nta gahunda mba ngifite yareba rwa rutenge ko ndubona mu maso Prisca waje tukajya mu rugo ibyo ukabireka nta kundi tugende ntabwo yari yaza ariko amakuru yari neza ubu mumaze iminsi se mubuzeho ntabwo tubuze ahubwo twari turaboneka ntabwo tubuze ahubwo niyo utaboneka njye ndahari ejo bundi naje kubasura ndababura mukuru wawe turi inshuti ariko ntabwo njya mubona abahari abari mu rugo kereka nuza nimugoroba uramusanga baraba yaje aho rero ndaza nimugoroba yo dore Prisca uvuze ngo warazi ko ngaramye mu muhanda unzihe wakakoba unzihe nge nawe uragakoba nabwo nabonye ari umusazi ugwetse kujyanye akakugaragara ngo iki nari nzi ko wapfuye ubundi uruzuye fanitwa niki ushaka kumva ushaka nakibonye kigaramye hariya cyaguye igihumure namaze ntago bikureba ahubwo igikora ari ikese ni ngombwa ngo bimpamagare urimo unsakuriza ibyo ntago bikureba naga turi kunyuma ikindi kandi nakwiyamye ukajya ungendaho nanjye ndakwiyamye mani ntago njye iwanyu
sinsangira na so ntacyo mvugana nawe si n'inshuti yawe ubundi ugendaho nkande pfa ikinama nganira ikinama mani ngambwe mani nsangira ikinama njye nuko nabona njye hari umusazi uzi uguhetse akagushyira hariya ku gipangu we musazi umusazi uhora kuri gate yanyu yicaye njyewe umusazi yametse yaguhetse mu gitenge araza gushyira hariya none se hanyuma mani ubundi kuki ugenda udupfike njye nabonye ari umusazi uzi uguhetse agushyira hariya kuri gate yanyu none se wabonye yarameze nese umusazi gute yameka kandi ari umusazi yarameze nanjye warabonyereyeho n'amakuru ushaka uzaze kundeba nuyashaka uzaze kundeba nashaka uzaze kundeba mani wanyumvishe umva se shura ubwira meze ariko kuko shanisa kize se shamani size to usayiko nyine hari ibyo bari ndibaza umutwe waremereye mani hari ibintu numvishe suzi ko wamubera nyanga mani twahuye nyine asa nk'uncukuye ko numvishe bw'ikintu kirancanga nari ndi kubitekereza ndi kwibaza mani usazi niwe wari umetse ese ko urabona wowe ari byo mani uriya ni umusazi nambaraga mani nazi no kwikura mu rugo ngo agende ngo niwe wari umetse mani ngaha nawe nyumvira n'ukuri ako se koko uriya ni koko ayo makuru yakuye he ko nawe wasanga kugira ngo aguteshe umutwe utekereze byinshi wajya umwihora ko ese kuko yaba ari kumbese ariko njye nkurikije n'ibyo ndi gutekereza mu mutwe n'ibyo ndi kwibuka bikeya ndi kubona n'isura ya wa musazi nanone numvishe uko bimbwiye nkurikije n'uko nabyumvaga numva nibyo ariko ndi gutekereza umusazi nta mbaraga yabo ariko ukuntu umukubita urabona we yanabana mani ariko se twibaze uriya yaba ari umusazi cyangwa ni umuntu muzima yigira umusazi akuze uko ari byo uriya wasanga ari umuntu muzima yigira umusazi basi se akibikubwira ari akantu wese wibuka igihe wumvaga umeze nabi wenda dore n'ikimenyetso wenda napfa kukubwira sibyo njyewe na mani nagiye kwambara urwo rutenge rwiwe ngo rwari rundiho niko nabyo ariko ndi kubigarura mu isura ariko nkahita nongera nkabyibagirwa ngo tuzamenya ari inde we wagutabaye ko ariko ze njyewe Priska ngiye kwishakira amakuru nyamenye neza menye neza niba uriya muntu ari umusazi cyangwa ari umuntu muzima kandi nzashyirwa nyamenye umva pe nanjye nzagufasha tuzamenya niba ari umusazi cyangwa ari umuntu muzima nta kibazo uri kumanuka ndi kumanuka nta kibazo ngo twimanukire nawe twe twimanukiye umva tuzamenya amakuru pe Queen. Unaubaya. Ngiye kumagaritse. Makuru se mwana yamenye. Makuru se kandi. Bijyanye na musazi. Bijyanye na musazi. Tuwe musazi. Ntabyo muzi. Ibiki se? Ntabyo muzi ibiki? Bijyanye na musazi wacu hariya kuri gate yawe. Ntabwo nagisawe nzi kuvuga uriya musazi ko mubona hariya nta kintu tujya tuvugana. Shamubona hariya gusa nyine tu. Musazi rero niwe wari uhetse Priska. Yesu Kristo tunamuzanye akamushyira hariya. Yesu we noneho mama nabimenye we ndabibwira mama. Ahubwo urakoze nta bindi se ushobora kubuza ngo nta bindi wabuze se ngo bimbwire. Nta bindi njye nibyo ngibyo ngiye nabonye aza amutereka hariya. Ari umuhetse urabizi neza wabibonye. Amuhetesheje yamuhejeje igitenge akunda kuba afite. Yesu we Mana we noneho ndabibwira mama. Nta kindi kintu wabuze ndakwinginze n'ibiki kintu nzi n'ukuri. Nibyo nabonye gusa. Yesu mama nimba umubwira bishobora kumushimisha. Urakoze cyane sibyo. Sibwo nibuze n'ibindi ndakwinginze wabindi. Nta bindi nzi n'ukuri. Nibyo gusa n'ibindi. Waramubonye neza urabizi neza. Naramubonye amaso ku maso. Yesu. Urakoze neza. Nta bindi wabuze. Nta bindi ndi rwose. Yesu we ndakwinginze none warabibwiye Priska sibyo. Ntabwo nigeze bimubwira. Yego ntabwo nigeze bimubwira. Ndakwinginze ukomeze ubikire iryo banga sibyo. Yes. Mani tujyane izo boro abona abandi tutakibye tutari bubone ibiciro mani boro anatari buryame ugura turebe se cyangwa mani so turaryemo nkangara cyaraburamo akahumujamba uko biri boro mani ase buretse ga kurataruka kukubona ubu njyewe oya
mani birebire tubyore mani bitangara mu isura mbi ahubwo tuba duteze kano kandi turaza kubiganira nabi izi boro zose ziba zaragiye zincaho mani kubera ko ukuntu byagenze mani ni birebire ni bya kera mani ntabwo bimubwira hano ubwo ngubwo ahantu wararashe boro mani ntabwo ari ukurasa boro mani nta birenza ngo iyi boro turebe ukuntu twayirya mani n'uko isumukiramo ariko uretse nkare iyi boro ikihe kibazo se ko akamashini kari neza mani karakora mani fresh kayakata neza iki kadakora ugura mani turarya nk'uko twumvikanye basupasu ziravuye none mbese urarya mani bafashe mu rugo banzaga ubwo njye banzagara nari biboro tuyiteze mani kijya nyenene mani bicaye bigenze sibyo kandi nasabye mera nyiryaho nta bireze tumuteze turebe ko tubona abakiriya